nk'uko bimenyerewe ku itariki 13 z'ukwa 12 hizihizwa umunsi mukuru w'abarimu. Ni muri urwo rwego mu karere ka Rwamagana bafashe umwanya nabo batekereza ku kwizihiza kuri uyu munsi mukuru w'abarimu, aho byabereye mu kigo cya JS St Aloys. Muri ibi birori hakaba hari hateraniyemo n'abayobozi batandukanye b'ibigo ndetse n'abarimu bari banezerewe banishimye batangira kwizihiza ibirori byabo. Habayeho no gushimira umwarimu w'indashyikirwa wabaye indashyikirwa 2022 mu gihe wari warabaye 2021 akaba yarorojwe inka yitwa Girinka Mwarimu. Twegereye umwarimu wabaye indashyikirwa 2021 mu gihe yari yarorojwe inka ndetse ikamugirira umumaro uhambaye, akaba nawe yituye mugenzi we wabaye indashyikirwa 2022 akatubwira byinshi kuri iyi gahunda ya Girinka Mwarimu. Amazina yanjye nitwa Habumukiza Jean Marie Vianney, ndi umwarimu wigisha ku kigo cy'amashuri cya GS Rwamagana Protesta. Mu by'ukuri nabaye indashyikirwa mu mwaka wa 2021 mu barimu bo mu murenge wa Kigabiro bagerageje kwitwara neza, naje guhiga abandi muri uwo mwaka wa 2021. Bityo rero iyo umwarimu yabaye indashyikirwa hari igihembo agenerwa. Byabaye ngombwa ko hari umwarimu wari wabaye indashyikirwa yarambanjirije, hakaba hari inka ya REB bari bamuhaye. Muri iyo nka ya REB rero bikaba bisaba ko nibyara uzitura mugenzi wawe. Ni muri urwo rwego rero ubwo nari mbaye indashyikirwa naje kugabirwa inka n'uwo mugenzi wanjye wari uyoroye wari warayihawe na REB. Mu by'ukuri rero ubundi iyi nka ihabwa umwarimu wabashije guhiga abandi, yaba ku rwego rw'umurenge cyangwa se ku rwego rw'akarere, biterwa n'uko minisiteri yabipanze. Bityo rero kuri uyu munsi minisiteri y'uburezi ikaba yagennye ko umwarimu wahize abandi ku rwego rw'umurenge ari buhabwe inka. Bityo rero akaba ariyo mpamvu muhaye iyi nka. Uyu mwarimu kandi yatubwiye ibyiza by'iyi gahunda ya Girinka Mwarimu n'icyo yamufashije mu buzima bwe bwa buri munsi. Mu by'ukuri bayima barayimaye, mbona ifumbire ndafumbira, nza gutera urutoki rurera ndasarura, umuryango wanjye ubu nukigura igitoki. Nabashije kubona amata, umuryango wanjye uri mu mirire myiza. Bityo rero Girinka Mwarimu ni nziza kuri bose. Nabashishikariza rero kugera ikirenge mu cyanjye nabo bakazabasha kuba indashyikirwa ku rwego rw'umurenge cyangwa se rw'akarere cyangwa se bagakomeza no hejuru. Murakoze. Mu gusoza kandi yashimiye nyakubahwa Perezida wa Repubulika we udahwema mu gushyira imbere uburezi ndetse no kwimakaza umuco wo kwigira ndetse no gukunda umurimo. Ndashimira Leta y'u Rwanda, ngashimira nyakubahwa His Excellency Paul Kagame watwibutse akaba yarazanye Girinka Mwarimu, ari mu urwo rwego rw'uko izo nka agenda duha zidufasha kwita ku miryango yacu no kwikura muri bwa bukene bikunganira wa mushahara wacu wa mwarimu. Murakoze. Twaganiriye n'uyu mwarimu kandi wahaye inka muri iki cyiciro cya 2022 yabaye indashyikirwa mu rwego rw'umurenge, ndetse anatubwira byinshi n'uburyo yishimiye iyi nka. Nitwa Barikumwe Jean Dodier, ndi umwarimu kuri Groupe Scolaire St Aloys Rwamagana. Nagize amahirwe yo kuba indashyikirwa mu mwaka wa 2022. Ubu rero nkaba nishimye cyane. Ndashimira gahunda za Leta y'ubumwe zijyanye na Girinka Mwarimu, ko muri iyo gahunda nanjye mbashije korozwa na mugenzi wanjye wari waragabiwe muri 2021. Ibyo rero bidutera umwete, bikadutera imbaraga z'uko tuba tubona ibyo dukora bitanga umusaruro kandi tukabibona ko twitaweho.
ni muri urwo rwego rero nishimiye kandi nkaba ngiye gukomeza gukorana imbaraga mu murimo nshinzwe wo kurera. Girinka mwarimu yatumye abarimu biteza imbere kugira ngo batavaho bahugira mu bindi kubera ubushobozi bushobora kuba buke, usanga umwarimu agiye guhugira mu bindi ntategure neza amasomo. Muri urwo rwego rero umwarimu yiteje imbere kandi bimufasha kugira ngo abone aho akura ubushobozi butandukanye. Nimba uhawe inka ikororoka, ikongera ikororoka, amata akaboneka, ifumbire ikaboneka, ibyo bizamura ubushobozi mu buhinzi ndetse ukabasha kwinjiza n'amafaranga, bityo bikagufasha gukora neza umurimo wawe utuje. Nashishikariza bagenzi banjye batandukanye gukorana umurava, tukamenya umurimo dushinzwe kandi tukawukorana imbaraga, turera neza abana dushinzwe kuko bifite umusaruro munini ugaragara nk'uko mubibona kuri uyu munsi. Ndishimye. Uyu munsi kandi habaye n'imikino yahujije abarimu batandukanye bo muri ibi bigo bigiye bitandukanye byari byaje kwizihiza uyu munsi mukuru, ndetse iyi mikino ikaba yari football ndetse na volleyball. Nyuma yaho abayobozi ndetse n'abarimu bakaba bafatanyije mu gucinya akadiho. Njye nari Ipi wanyu Buganza TV.